hagamijwe gukomeza gufasha impunzi n'abanyarwanda baturanye nazo kwigira bakiteza imbere. Ku bufatanye bwa guverinoma y'u Rwanda na banki y'isi hateguwe umushinga Jya Mbere. Ni umushinga ugamije kwegereza impunzi n'abanyarwanda serivisi z'ibanze zibafasha mu iterambere mu turere dutandatu dufite inkambi z'impunzi aritwo Akarere ka Gatsibo karimo inkambi ya Nyabiheke, Akarere ka Gicumbi karimo inkambi ya Gihembe, Akarere ka Gisagara karimo inkambi ya Mugombwa, Akarere ka Karongi karimo inkambi ya Kiziba, Akarere ka Nyamagabe karimo inkambi ya Kigeme ndetse n'Akarere ka Kirehe karimo inkambi ya Mahama. Umushinga Jya Mbere uzamara imyaka 5 kuva mu 2019 kugeza mu mwaka wa 2024, ufite agaciro ka miliyoni 60 z'amadolari. Muri iki kiganiro tugiye kugaruka ku bukangurambaga bwakozwe mu turere twa Gisagara, Nyamagabe, Gatsibo na Kirehe ku gice cya kabiri cy'umushinga kigamije kwegereza imari impunzi n'abanyarwanda baturanye nazo. Impunzi n'abakoresha batanga imirimo basobanuriwe uburenganzira bw'impunzi ku murimo n'ibikorwa bibyara inyungu. Twaganiriye na Muramira Faustin utuye mu nkambi ya Gihembe mu karere ka Gicumbi. Tunaganira kandi na Mukamusoni Zipora atuye mu nkambi ya Mugombwa ni mu karere ka Gisagara. Batubwiye uko basanzwe bafashwa n'imiryango nterankunga itandukanye, gusa bamwe muri bo banafite imishinga iciriritse ibafasha kunganira ubufasha bahabwa. Natangira gucuruza ku kameza, ndakomeza buhoro buhoro igihe ngera muri ibi bya botike, ngera muri amakese yose biza buhoro buhoro. Ko natangiye gukora cyane muri 2006 na karindwi aho ngaho. Biza yungukira cyane nko mu myaka ko abaturage bakeneye ibyo barya, kuko amafaranga ubu nta biryo bakibaha muri stock. Twebwe buriya turadufitanye amasezerano na banke na PAM na HCR ko tugomba kugaburira abaturage. Noneho bo bakazana bakatugana bakabikuza. Ibyo byose umuntu yajya gukora arabanza akabitekereza kandi ukitanga, kuko iyo wicaye ntiwitange ntacyo wagera, kuko hari benshi nyine tubibabwira tukabasobanurira, ariko n'ubundi biterwa nuko umushinga wawupanze nuko wawutangiye. Ubwo buriya ukuntu twatekereje nuko twashatse kugira ngo twiteze imbere, tugira amahirwe. HCR avuga ati twabonye ahantu mugomba guhinga. None hari abemera guhinga, turabyemera. Bamwe turemera, abandi ntibagira ubwo bushake, ariko abemeye turaza turahinga. Tumaze guhinga baduhereza ifumbire turishyiramo, turabagara, turabyuhirira. Nuko mbese twagize kuraje kugira baduhaye umurima, tugira kuraje turahinga pe. Hari abakecuru nabo barahinze. Twebwe icyo twiyumva ni ukwishyira hamwe nyine, ayo matsinda aradufasha. None rero n'ibingibi nabyo ari amafaranga HCR ntabwo aduhagije, ariko nitujya muri ibingibi bizadufasha. Umushinga Jya Mbere uzazamura imibereho y'impunzi zireke gukomeza gutegereza ubufasha bw'imiryango nterankunga gusa. Umuyobozi ushinzwe guhuza ibikorwa by'imishinga muri Minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi arasobanura uburyo uyu mushinga uzazamura imibereho y'impunzi n'abanyarwanda baturanye nazo mu turere twavuzwe haruguru. Ni umushinga witwa Jya Mbere, umushinga ufite imyaka 5 twatewemo inkunga na banki y'isi. Ni umushinga ugamije guha ubushobozi impunzi n'abaturage b'abanyarwanda baturanye nazo, baturanye n'inkambi z'impunzi, kugira ngo babone ibyangombwa by'ibanze babashe kwiteza imbere. Ni umushinga uzakorera mu turere dutandatu. Mu kubaha rero ubwo bushobozi bizanyura mu bikorwa binini 3. Hari igice cya mbere kirimo kubaka imihanda. Imihanda iri mu turere 2, Akarere ka Kirehe, iruhande rw'inkambi ya Mahama hazajya umuhanda wa kaburimbo. Hakaba ndetse n'undi muhanda wa kaburimbo nawo uzajya mu karere ka Karongi gafite inkambi ya Kiziba. Hakabamo rero kubaka ibyumba by'amashuri kugira ngo turwane n'ikibazo cy'ubucucike ndetse no gutanga ireme ry'uburezi rihamye mu nkengero z'inkambi z'impunzi, kugira ngo abanyarwanda bashe kwigana n'impunzi baturanye nazo. Hakabamo nanone ikindi gice cyo kubaka amavuriro, amasantere de santé ndetse n'ibitaro, ndetse no kubaha ibyangombwa by'ibanze kugira ngo babashe gutanga serivisi nziza kandi zinoze kuri abanyarwanda ndetse impunzi zituye muri izo nkambi. Hakabamo igice nanone cyo kwegereza amazi meza abanyarwanda ndetse n'impunzi ziri muri utwo duce.
ndumva ari byo bikorwa binini birimo mu gice cya mbere. Hakabamo ndetse n'amasoko hamwe na hamwe, ntabwo ari mu turere twose ahakenewe amasoko, hazajya naho amasoko ndetse n'ibikoresho byankenerwa muri ayo masoko. Hanyuma rero hakabamo n'ikindi gice kinini nacyo cyo gutanga ubushobozi mu buryo bw'amafaranga binyuze mu bigo by'imari. Ni igice cya kabiri cy'uwo mushinga, nacyo kizakorera mu turere dutandatu dufite inkambi z'impunzi, kugira ngo impunzi ndetse n'abanyarwanda bafite imishinga bashobora kujya gusabira ubushobozi bw'amafaranga mu bigo by'imari bazabone n'inkunga kuri uyu mushinga, kugira ngo babashe gushaka akazi cyangwa kukabona, ndetse no kugenda bateza imbere ibikorwa basanzwe bakora, kugira ngo babashe kubona ubushobozi bwo kubaho badakeneye gutega amaboko, ndetse no gutegereza ko undi muntu aza kubaha ibyangombwa nkenerwa kandi nabo bashobora kubyibonera, no kubatera inkunga muri uwo mushinga. Hanyuma ikindi gice gikomeye nacyo ni igice kirebana n'ibidukikije. Buriya ahantu hatuye inkambi, hari inkambi z'impunzi, twagiye tugira ibibazo bikomeye by'iyangirika ry'ibidukikije kubera ikibazo cy'amazi yagendaga aturuka mu nkambi. Ugasanga amazi araturuka mu nkambi ari menshi, atayobowe neza, hanyuma bigatuma hagenda hacukuka imyobo minini cyane ikomeye, icyo bita za garize mu rurimi rw'amahanga, cyangwa na ravines zikomeye cyane cyane mu nkambi ndetse no mu nkengero zazo. Amazi agaturuka hejuru mu nkambi akangiriza abaturage baturanye nazo. Uyu mushinga rero uzaza ni nk'igisubizo, cyangwa waje nk'igisubizo, kugira ngo turebe uburyo ibyo byobo binini bigenda bicukuka, ubwo butaka bugenda butwarwa, dushobore kubusubiranya. Kugira ngo abikorera n'impunzi bafashwe gusobanukirwa uko bashobora kubona no gukoresha amafaranga ateganijwe mu gice cya kabiri cy'umushinga Jya Mbere, hateguwe ubukangurambaga bugamije gusobanura uburenganzira bw'impunzi ku bikorwa bibyara inyungu mu bihugu ziba zarahungiyemo. Umukozi ushinzwe imishinga ibyara inyungu mu mushinga Jya Mbere, Nguga Frank, arasobanura intego y'ubukangurambaga bwakozwe. Ubukangurambaga twagiyemo twahoraga n'impunzi n'abikorera n'abandi banyarwanda bafite imishinga, abandi banyarwanda baherereye muri utwo turere tw'inkambi z'impunzi ziherereyemo. Twabakanguriraga kugana ibigo by'imari ari uko bakoze imishinga iciriritse cyangwa se minini, bakagana ibigo by'imari busanzwe muri utwo turere duherereyemo, bagafata inguzanyo. Umushinga Jya Mbere rero ukaza kubafasha mu gihe bishyuye neza mu cyiciro runaka. Ibyiciro bazishyuramo ni uku nguku. Umushinga Jya Mbere uzafasha impunzi cyangwa se abanyarwanda bibumbiye hamwe mu makoperative. Iyo koperative cyangwa se rwiyemezamirimo izaba ifatanyije n'impunzi n'abanyarwanda bagannye ikigo cy'imari. Urugero, umuntu uzafata munsi ya miliyoni 5 azishyura neza nk'uko bisanzwe, nagera ku cyiciro 50%, umushinga Jya Mbere uzamwishyurira 50% isigaye. Ubwo niyo yitwa inyunganizi, cyangwa se muri rw'icyongereza yitwa matching grant. Ikindi gice cya kabiri, impunzi n'umunyarwanda cyangwa se rwiyemezamirimo bazagana ikigo cy'imari, ni bafata amafaranga, ubwo ni inguzanyo, niyishyura akagera kuri 60%, matching grant azayihabwa 40%, azayihabwa na Jya Mbere, ariko nyuma yo kwishyura neza. Ikindi cyiciro cya gatatu, koperative cyangwa se rwiyemezamirimo duhereye muri utwo turere tw'inkambi ziherereyemo, azagana ikigo cy'imari, afata inguzanyo bisanzwe, nanize kwishyura 70%. Jya Mbere project cyangwa se umushinga Jya Mbere uzaza umwishyure 30% nyuma y'uko arangije kwishyura 70%. Rwiyemezamirimo utari impunzi nta kindi bimusaba, biramusaba kugira 10% ry'abakozi b'impunzi. Muri aba bakozi bo mu kigo cyafite biramusaba 10% ry'impunzi ko ariho bakorera. Icyo gihe azagana ikigo cy'imari, afata inguzanyo bisanzwe, azakurikiza ya mabwiriza, na Jya Mbere project zamutera inkunga muri ya mafaranga nk'uko mu byiciro twabitanze, kandi ayo mafaranga ntabwo ari amafaranga yishyurwa. Ubukangurambaga bwakorewe mu turere twa Gisagara, Nyamagabe, Gatsibo na Kirehe kuva tariki 3 kugeza tariki 16 Werurwe umwaka wa 2020.
mu bukangurambaga bwakozwe by'umwihariko ku ngingo irebana n'ibiteganywa n'amategeko mpuzamahanga arengera impunzi n'uburenganzira bwazo ku murimo no ku bikorwa bibyara inyungu, bamwe mu bikorera bumvaga impunzi zikumiriwe kujya mu bikorwa bibyara inyungu. Wenda ngiye ku by'umwihariko nahungukiye ibintu byinshi cyane, nahungukiye ibintu byinshi kuko uko natekerezaga impunzi nanga se imifatire y'impunzi mu gihugu cy'u Rwanda, hari we nyina yegeranyaga n'igihugu nigeze kubamo ndi impunzi, niko najyaga mbigeranya, ariko nasanze ko bitandukanye, ko twebwe nk'u Rwanda dufata neza impunzi ziri muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, kuko ibigenewe abanyarwanda byinshi ujya kubona ukabona nanone nibyo bigenewe impunzi ziri mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Wenda nko ku bijyanye n'ubucuruzi, nge navuga ko mu by'ukuri mu mpunzi ntabwo najyaga ntekereza ko hakorerwamo ubucuruzi nk'ubwo nge numvise, bityo ni naho navaniye ingamba zo kuba kuva uyu munsi ngiye kujya nshobora kugira ngo visitinge nangwa se nsure impunzi cyane cyane abikorera, nshobore kuganira nabo mbabwire gahunda za leta ndetse mbungure no ku bijyanye n'ubucuruzi bakora. Abikorera barimo abacuruzi n'ibigo by'imari bakorera mu turere dukoreramo uyu mushinga basobanuriwe uko bazakorana Jya Mbere. Nyuma yo gusobanurirwa ibikorwa by'umushinga n'uko bazakorana nawo n'uko bumva akamaro ka Jya Mbere. Proje izatugirira umumaro cyane mu mikorere yacu, twari dusanzwe dukora ariko ugasanga igishoro ni gitonya, bityo bagiye kutwegeranya n'amabanki, begeranya abikorera n'amabanki ndetse n'amakoperative kugira ngo babahe inguzanyo. Iyo nguzanyo ikazabafasha kugira ngo bazabashe gukora ama business yabo abashe kuzamuka, bityo hakaba iriya proje ya Jya Mbere ikazunganira babikorera babashije gufata ingwate inguzanyo bakayikoresha neza. Icyo gihe bikazagira umumaro kuri za business ndetse naho dutuye nabo mu nkambi bikabagirira umumaro. Ni ukuvuga uburyo uyu mushinga uteye birafasha cyane abikorera bo muri Nyamagabe, cyane cyane impunzi, kugira ngo nabo bibone nk'abaturage bo mu Rwanda bagire revo bivanaho, bagire n'ahandi bigeza. Ikindi uburyo ki uyu mushinga uburyo ki gahunda iteye bizorohereza n'abikorera bose, kugira ngo kubera ko ibyo bisaba ntago ari ibintu byinshi, kandi abantu bafite inyigo zitandukanye z'imishinga itandukanye, bizabafasha rero kugira ngo nabo bagire ibyo bikorera biteze imbere, ko buriya impunzi harimo benshi bagiye bafite impamyabushobozi zigiye zitandukanye, bafite n'ubwenge butandukanye bagiye bakora mu bihugu bagiye baturukamo. Umushinga ugiye gutuma abantu benshi bitabira ibigo by'imari bakora imishinga ibyara inyungu kugira ngo babashe kwiteza imbere. Umushinga hari byinshi uzongera, uzatwongera cyane cyane nko ku bigo by'imari, umubare w'abanyamuryango batugana kandi babasha gukora imishinga. Igihari ni uko umuntu uzabasha kwishyura neza inguzanyo azaba yasabye, bitewe n'aho azageza azasonerwa, azahabwa inkunga bitewe n'uko azaba yishyuye neza, bitewe n'umubare w'amafaranga, icyiciro cy'amafaranga yishyuye. Hari abazasonerwa 50%, hari abazasonerwa 40%, hari n'aba 30%. Uzishyura neza umushinga azaba yateguye, inguzanyo akaba arimo yishyura neza bitewe n'icyiciro azaba agezeho, tuzajya tumubwira ahagarare kwishyura. Twege biratumotivatinga nanga se biraduha imbaraga zo mu byo twakora ko bigiye gutera imbere, dore ko mu by'ukuri umuntu twagusanga tuguza amafaranga muri banka, ariko ugasoza inguzanyo yawe nyine bigaciraho. Bityo rero nyine ntekereza ko ni inkunga, ni ukongera none ni ukutwongeraho ubushobozi mu byo dusanzwe dukora. Uyu mushinga ugiye kudufasha muri byinshi cyane nk'umucungamutungo wa sako. Mbere na mbere ugiye gutuma twunguka abanyamuryango, kuko umuntu wese uzinjira muri iki gikorwa cyo guterwa inkunga bizamusaba kuba afite konte muri sako, bityo rero bizatuma twongera abanyamuryango. Icya kabiri, bigiye gutuma twunguka cyangwa se twongera igikorwa cyo gutanga inguzanyo. Icya gatatu, hari ukwiteza imbere kw'abanyamuryango bacu. Byongeye kandi bigiye gutuma abavandimwe bacu b'impunzi babasha kwikura mu bukene bafatanije natwe abanyarwanda. Uyu mushinga rero urashimishije rwose ku rwego rwo hejuru, kuko bigiye gutuma ari twebwe abenegihugu n'impunzi zaje zitugana twunga ubumwe mu bikorwa by'iterambere.
ni byiza cyane kuko hari abantu benshi bakoraga bafite ibishoro bikeya, ndetse n'impunzi abenshi babagaho bicaye badakora kandi bafite ubushobozi. Biragaragara rero yuko aribo bagiye gukoresha ubwenge bwabo, kandi ni inyungu zacu nk'igihugu, bizateza imbere igihugu cyacu, bizateza imbere akarere kacu, ndetse n'abaturage benshi bazabona akazi kubera ayo mafaranga. Ku ruhande rw'impunzi, nyuma yo gusobanurirwa uburyo bazakorana n'ibigo by'imari bagahabwa amafaranga bunganira mu bikorwa bibyara inyungu, zishimiye uyu mushinga. Mu by'ukuri uburyo HCR yashoboraga gufashamo impunzi ntabwo yashoboraga gufasha umuntu ufite umushinga mugari mu ishoramari. Niyo mpamvu ubwo dufite imishinga, njye nari mfite umushinga wanditse, aho nari nawujyanye hose bambwiraga ko mu by'ukuri wanditse neza. Ubwo rero icyo dusabwa no gutinyuka no gushora imari mu mishinga myiza, kandi batwemereye ko bazadukocinga mu buryo bwose mu kudufasha. Ndibaza ko icyo ugiye kudufasha nuko tugiye natwe gutanga akazi kugira ngo twirirwe dushaka akazi. Umushinga wanjye ntabwo ari ibanga, ni umushinga ujyanye na renewable energy, ni umushinga wo gukora ibicanwa mu bisigazwa by'ibiti. Mu byo kuri muri Nyamagabe nararebye nsanga harimo ibiti by'ibisigazwa bisigara byinshi cyane. Ni akarere gafite ibiti byinshi. Ngo nshaka ko dufite amabarizo atandukanye mu karere, nshaka gufata ibisigazwa byo ku mabarizo, hanyuma n'ibibabi by'ibiti bisigara ahantu hose muri Nyamagabe biba bihari, nkabikoramo ibicanwa. Iyi nama rero mudusanzemo ni inama abayobozi bavuye muri MINEMA baje kudusobanurira umushinga wa Jya Mbere. Ni umushinga uzadufasha kwifasha. Murabizi ko impunzi twari dusanzwe dukora ibikorwa bitandukanye, dufite udushinga duto duto, ariko baje kugira ngo batuzamure muri uwo mushinga, muri ibyo bikorwa runaka dukora bitoya, babashe kutuzamura, tubashe kwiteza imbere. Ni igikorwa cy'ingenzi kuri twe impunzi, kuko ni ibintu bizadufasha mu buzima busanzwe. Twari dusanzwe dutungwa n'amafaranga, navuga ari aya pamu cyangwa se HCR iduha, ariko kuba tubonye iriya nyunganizi yindi bizadufasha kwiteza imbere. Ubukangurambaga bwakorewe mu turere 4 kuri dutandatu turimo inkambi z'impunzi mu Rwanda, kuko ibikorwa bimwe na bimwe by'umwihariko ibyambukiranya intara n'ibihuza abantu benshi byahagaritswe, hashyirwa mu bikorwa ingamba zo gukumira icyorezo cya coronavirus. Miliyoni 9 z'amadolari y'abanyamerika nizo ziteganijwe mu gutera inkunga imishinga ibyara inyungu yakozwe n'impunzi n'abanyarwanda batuye mu turere 6 turimo inkambi z'impunzi mu Rwanda.